Ruda in full is Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 uburyohe bw'abanyarwanda budatera diabete haba. Ruda and we the Ruders. Our values, we the Ruders, what do we stand for? Our values represent an important commitment that the decisions we make will be in the best interests of the people we serve and the people we employ. Our values be reached and ever after some time shall be refreshed and relaunched during total achievements. Our values are 1. Proud to care. 2. Make it happen. 3. We value respect. 4. Together we achieve. Customer focus, member focus, and membership focus. Integrity in both Rwanda and Rwandans in general. Quality and on speed. Velocity, quantity to maximize the markets. Excellence in all people and things, or commodity creation. Therefore, strategy and objectives, how will we, the Ruda, deliver value to Rwandan population? In order to deliver our vision, we work with all the Rwandans and all the Ruders, communities, staff, and partner organizations to identify all Ruda strategic goals due to 200 good many causes. These goals provide the focus for our work over the coming years and are supported by 200 strategic priority good many causes. Ubwo rero Ruda n'uburyohe. Ruda ni ishyaka nyarwanda ry'akataraboneka kuva isi yabaho n'amashyaka yatangira kubaho muri iyi migabane no mu bihugu. Kuva kare kose imipaka itaraza naho yaziye ubuyobozi bwabayeho. Nta n'ubuyobozi bwigeze bubaho bwiza bufite impamvu nziza nyinshi nk'izi zacu 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero twe abaruda n'abarudakazi tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafatirangamo, tuzenguruka hirya no hino mu gihugu hose tukareba ibyiza bidukikije, ibyiza bikikiza u Rwanda n'ibyiza bigize u Rwanda. Ibyiza u Rwanda rukeshaho ubwiza bwarwo n'ineza yarwo n'ineza y'abanyarwanda n'ubwiza bw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana babo batoya twita uturuda duto tutarafatirangamo. Bityo rero ni muri urwo rwego byabaye ngombwa ko dushinga ishyaka Ruda. Ku bw'izo mpamvu twasobanuye haruguru hariya, dushinga na radiyo Ruda
ku bw'izo mpamvu twasobanuye haruguru hariya tugiye kuzatangaza na televiziyo y'abaruda ibihe biri imbere, kandi si kera ahubwo nabwo ni vuba na bwangu, kuko turakora iyo bwabaga twirukanka inyuma y'urushinge rw'isaha dukora umuti. Bityo rero abantu bose barangwe no kwihangana. Turaje turabaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, n'abandi bose binjire muri ruda, kuko abana babyita gutakara muri ruda. Bityo rero sindi njyenyine, ndi kumwe n'abandi bahanga hano, ariko ndagenda mvugana n'umwe umwe ku wundi, tugirana ikiganiro kirambuye kandi tukubita tubangura turasagura ku ntego, tugenda tukora umuti tuwuvuguta tuwunywesha abarwayi muri iki gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Uburwayi bafite bushingiye ku ubwoba bwabo nabwo bushingiye mu bworo bw'ikirenge, bakagenda bafite ubwoba, bakicara bafite ubwoba, bakaryama bafite ubwoba, bakajya mu nama bafite ubwoba, bafite igihunga, bafata ingamba zitagendanye n'ibibazo byugarije abanyarwanda n'abagana u Rwanda. Bityo rero twe abaruda nta gihunga, nta mpungenge, kandi ku muvuduko, kandi turasa ku ntego, kandi tudahubuka, kuko ubwo burwayi ntituburwara. Bityo rero abaruda twaravutse turivukira, twaze buhoro buhoro nk'uruhara ku mutwe w'umusaza. Bityo rero twivuye mu zingo, ukagira ngo twari tumaze imyaka myinshi turi mu kurya tize, ariko noneho igitangazo wagira ngo twaririye tize kuva mu nda, turinda tuza ku isi turakamirika, twarigase ku ipasi ishyushye. Bityo rero imyanzuro dufata ni ntakuka. Gira icyo ubabwira nawe. Murakoze cyane. Nanjye hari ikintu nshaka kubagezaho abanyarwandakazi. Ruda ni umuryango, ntabwo ari umuryango ahubwo ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda kandi rishaka kugeza ku banyarwanda ibyiza. Ntabwo ari igipindi nk'icyo abanyarwanda musanzwe mumenyereye, kuko twebwe ubushobozi turabufite, ubuhanga turabufite, ubwenge turabufite, turashoboye. Muri iki gihe rero uyu mwaka turimo nk'abaruda turifuza guteza imbere abanyarwanda mu buryo butandukanye, mu buryo cyane cyane turashaka ko buri munyarwanda wese ahava akagera agira ikintu kigomba kumubeshaho. Agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye, kandi akagira uburenganzira bushoboka kandi buhagije ku kintu cyose kiri mu gihugu. Niyo mpamvu rero muri kano kanya turi kubagezaho iyi nkuru, nibwo bwa mbere mugiye kuyumva. Turagira ngo tubamare impungenge z'ibyo mumaze iminsi mwumva bigenda bivugwa hirya no hino, abantu bababeshya ngo bazabageza ku bikorwa remezo runaka, bazabaha uburenganzira mu gihugu cyanyu. Ibyo ngibyo natwe turi abanyarwanda, kuva twagera kuri iyi si ya nyagasani uburenganzira twarabuzwe kandi tubuzwa n'inzego za leta. Uko leta zigenda zisimburanwa, izo leta zatubujije uburenganzira. Twebwe rero abaruda ikiduhagurukije si ikindi, turashaka guhesha abanyarwanda, turashaka kwihesha ubwacu uburenganzira mu gihugu cyacu, tukagira ijambo mu gihugu cyacu, tukagira imikorere myiza mu gihugu cyacu, tukagira uburenganzira kuri buri kintu icyo ari cyo cyose kiri hano mu gihugu. Niyo mpamvu rero nk'uko musanzwe mutwumva, izi nkuru tuba tubatangariza zose tuzinyuza kuri radiyo yacu, radiyo Ruda. Nta handi mushobora kuzisanga. Ushobora kubibutsa iyo mwajya kuri YouTube mukanyuraho mukagenda mugasakinga /akadomo mukandika Ruda /TK,
aho ngaho muhita musangaho inkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye. Uyu munsi rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, nk'uko musanzwe mubyumva, ntabwo twazindutse tuje kubabeshya. Hari abanyamakuru benshi cyane ngo bajya bazinduka bakajya ku maradiyo bakajya kubeshya abantu, cyangwa se bakajya kubabwira ibintu bidashoboka bitazabaho. Twebwe dufatanije namwe, turi kumwe namwe, dushyigikiwe namwe, twese tugasenyera umugozi umwe. Ibyo tuvuga aha ngaha mu minsi iri imbere tugomba kubishyira mu bikorwa, byanze bikunze, byagorana, byakoroha, twahura n'imbogamizi, twabangamirwa, uko byakagenda kose, ibintu tugomba kubishyira mu bikorwa, kuko turashaka ko buri munyarwanda wese, imyaka mumaze muhangayika, nubwo waba umwaka umwe, ntabwo Imana yigeze irema umuntu ngo imuremere guhangayika. Imana yaremye umuntu imushyira ku isi ngo ayinezerererwemo. Ni gute? Niba Imana yararemye umuntu, iyo ikaba imufiteho ububasha n'ubushobozi bwo kumurema, ikamushyira ku isi ngo ayinezerererwemo, ni ukubera iki umuntu ashaka kubuza umunezero uwo muntu Imana yaremye ikamushyira ku isi ngo ayinezerererwemo? Ntabwo turi Imana, cyo mubanze mucyumve neza. Ariko yaturemye mu ishusho yayo. Bibiliya, noneho duhindukire tuze muri Bibiliya. Bibiliya, abasomyi ba Bibiliya, abarokore bajye bavuga ngo turutumana dutoya. Niba turutumana dutoya rero, tugomba gufashanya nk'Abanyarwanda, tugomba gutezanya imbere nk'Abanyarwanda. Ntabwo abaruda dufite gahunda yo kuvuga ngo tuzazamura inzego zimwe na zimwe, cyangwa tuzazamura abantu bamwe na bamwe tubangamira abandi. Guhera ku mwana w'uruhinja kuzamuka kugeza ku musaza utagifite imbaraga zo gukora, utagifite guhinga, utagifite kuragira inka, utagifite gukora akazi ka leta, utagifite imbaraga zishobora kumutunga, zishobora kumufasha kugira ngo yibesheho. Ruda, twebwe abaruda twateguye umushinga uzita ku bantu bose bafite ibibazo by'ingingo cyangwa bageze mu zabukuru. Urugero rutari kuri ibyo byo muzabibona, niwo mushinga tuzabanzirizaho mu mishinga yose abaruda turi gutegura, iri mu nyandiko twabitse uko tuzagenda tuyikora. Umushinga wa mbere nk'uko ngiye kubibagezaho aka kanya, ni umushinga wo kubanza kuzamura abenegihugu bose, nta n'umwe usigaye hasi. Hanyuma uwo mushinga wamara gukorwa, tugasigara ducekinga niba koko ikigero twifuza ko uwo mushinga uzaba uriho ari cyo kigero uriho. Tuzazamura abantu mu nzego zitandukanye. Mu Rwanda tuhafite ibimuga, abagendana n'ubumuga, abana n'ubumuga. Numvise ngo muri iki gihe byarabatijwe ngo nababana n'ubumuga, ariko mujye muvuga ibintu ibi byo kuvuga ngo ababana n'ubumuga. Ni gute umuntu abana n'ubumuga kandi igihugu gihari? Ejo bundi narindi Kimironko, hara muri gare ya Kimironko, mpahurira n'umwana w'umusore mutoya cyane ufite nko mu myaka nka 22. Umwana mbabazwa no kubona yarakitse ukuguru, kandi ukuguru kwe uburyo kwakitsemo hari ububasha, hari ubushobozi, hari uburyo bwinshi cyane bwo gukoreshwa kugira ngo uwo mwana abe yabonerwa insimburangingo. Birababaje. Umwana ageze mu gihe n'izindi ngingo zimaze kuremara, kubera ko agomba kugenda yicaye kandi afite ukuguru kumwe kuzima, ukundi kwaracikiye ku kibero. Nkibaza abayobozi muyobora akarere ka Gasabo,
umuyobozi w'umurenge wa Kimironko, meya w'akarere kwa Gasabo, icyo kibazo ntago mujya mucyumva? Ese nta raporo zijya zibageraho zivuga ku bibazo by'abo bantu? Leta nta kigega kiriho gishinzwe gukurikirana abo bantu? Ese abo bantu ntago ari abenegihugu? Icyo ni ikibazo mugomba kudusubiza. Niba mwumva mudashoboye gukurikirana ibibazo nk'ibyo ngibyo ngo mubikemure, mukagira abantu bamwe na bamwe mukemurira ibibazo abandi mukabareka, ntabwo tuzabyemera, ntabwo tuzabishyigikira, ntabwo twebwe ikitugenza ari ukuza gutonesha bamwe ngo dukandamiza abandi. Kandi nongere mbibabwire mbibasubiriremo, ntabwo tuzihanganira buri muntu wese ushaka gukandamiza mugenzi we, ushaka kwima uburenganzira mugenzi we. Ruda, ngira ngo ibyo duhora tubibasobanurira buri munsi, ndi kubwira mwebwe bayobozi kuko ni mwebwe mufite ububasha n'ubushobozi bwo gukurikirana ibyo bibazo. Nkibaza icyo igihugu kibahembera nka kibura hirya no hino. Muhemberwa kwicara mu maofisi cyangwa ahubwo mwagahembewe kuba mukemura ibibazo by'abene gihugu mushinzwe kureberera? Hano rero sinzi niba munyumva neza, ariko ndatekereza ko munyumva. Ntabwo twebwe tuzegera tubihanganira ko mugomba gukandamiza uburenganzira bw'abanyarwanda, hanyuma ngo mwebwe mukunde mwihaze mu mirire, mu miturire. Birababaje kubona meya uhembwa ibihumbi magana utarageza no kuri miliyoni, ugakora imyaka 3, ukaba ufite imodoka ya miliyoni 50, ukaba ufite ibipangu bya miliyoni 200. Ayo mafaranga wayakoreye ryari? Ese ufite imiryango ingana gute igufasha kugira ngo ugere ku ibyo bikorwa? Ese uracyatungwa n'iwanyu ku buryo bagufasha kugira ngo ukore icyo gikorwa? Murahindukira mukarya amafaranga yagafashije abo bantu. Ruda, ntabwo abaruda tuzabemerera ko izo nda zanyu muzakomeza kuzihaza abene gihugu bari gupfurupfuru bihanze ahangaha. Aho mpereye ku bayobozi bo mu nzego zo hasi na mu nzego zo hejuru aho ngaho, namwe turaje mudusobanurira impamvu ki mutajya mukurikirana ibibazo biri mu baturage hasi, ngo abayobozi b'inzego zo hasi babahe raporo z'imibereho y'abaturage. Ese raporo baraziba hamwe mukazidindiza, cyangwa namwe mufatanya nabo kugira ngo ibyo bibazo mubikavaringeho, kugira ikibazo kigaragara muri raporo zanyu ko hanze hari ibisabwa kandi bikomeye mugomba gukora mudafitiye ubushobozi? Niba mutabifitiye ubushobozi, tubasabe, ubu turabasaba, none ahangaha turi kubasaba, ariko mu minsi iri imbere bwo bishobora kuzaba ibindi, tugakoresha itegeko, ndetse naba ngombwa tugakoresha n'imbaraga kuko nazo zirahari. Tubasabe, dufatanye namwe, tubagire inama muzumve, mufashe abo bantu bafite ibibazo. Uyu mwaka nta muntu dushaka kuzongera kubona ku muhanda, cyangwa ngo tumubone polisi zimwirukankana kubera ko ari kugenda asabiriza. Mushyireho ikigega kigiye gufasha aba bantu, mushyireho ikigega kigiye gufasha abasaza bageze mu zabukuru. Niba bibananiye, turabaha igihe gito cyane. Niba bibananiye, twebwe abaruda turaje tubakosore, tubereke ko ibintu bikorwa. Ni igihe gito tubahaye, mwisubireho kugira ngo ubu ngubu turi kubinginga kugira ngo mubashe kugendana natwe, kuko n'ubundi ntabwo yakaburiye mwisiza ntikabonekera mwisakara, ariko nibura
uruboraburizo murebye ukuntu mwaza mukanatwegera mukavuga muti noneho mutwereke uyu mushinga ukuntu wakorwa, n'inama twazibaha kuko turazifite. Ntabwo dushaka kumva no kubona umuntu ufite ibibazo muri iki gihugu kandi dufite amafaranga. Niba mutabishoboye muve ku ntebe mwicayeho tuzicazeho ababishoboye, kuko barahari. Ntabwo tujya kubatira mu mahanga. Dufite abanyarwanda bafite ububasha n'ubushobozi n'imbaraga zo gukora ibyo bintu mvuze byose haruguru. Mu gitondo cyo kw'iki cyumweru nahoze ahantu hamwe mpasanga umusaza w'imyaka nka 60, kuko imvi zari zimaze kuba uruyenzi rwose ku mutwe we, bigaragara ko ari mu myaka mikuru. Namusanze ku muhanda mu masaha ya mu gitondo nka saa 12. Abayeho nabi, ntafite aho kuba, ntafite icyo kurya. N'imirire nasanze ari kurya ntago ari ya gisaza, nta muntu w'umusaza wo kuzinduka mu gitondo saa 12 ajya kurya twa tuntu bacuruza aho ngaho, ngo n'utugati, n'utundazi, n'udushyimbo, twa mukaru twaho ngaho. Kandi ari umwene gihugu, yaravukiye mu gihugu, yarakoreye igihugu. Abaruda twebwe gahunda yacu dufite, nta muntu dushaka ko azongera kubaho muri ubwo buzima. Leta nikiberaho, leta iberaho gufasha bene gihugu, leta iberaho gutunga bene gihugu, leta iberaho kureberera buri muntu wese waba ugeze mu gihe atakibashije kwifasha, cyangwa ngo igihugu kimuha akazi akore abashe kwitunga. Ngiyo leta ikenewe, ngiyo leta Ruda igiye gushyiraho mu minsi mike yiri imbere, niyo kureberera buri muntu wese ufite ikibazo, cyaba icyo mu myumvire, kuko hari abantu dufite benshi cyane bafite ibibazo byo mu myumvire. Abo ngabo dufite abahanga bagomba kwigisha abo bantu imyumvire yabo igahinduka. Bayobozi, niba mwumva namwe muri mwabo bantu, mwitegure vuba mwigishwe, hanyuma mubone kuyobora, kuko twebwe ntabwo tuzayoborana n'umuntu ufite imyumvire nk'iyo mufite ubu ngubu. Inzego za leta zishinzwe umutekano, mwirirwa mubangamira abantu hirya no hino. Ruda icyayihagurukije, icyayizanye, icyatumye ivukira muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni mwebwe mwigize intavugwa, mwigize intakoreka, mwigize abantu mufite imbaraga, mufite ubwenge, mufite ubuhanga, mukirirwa mwirukankana abantu. Umuntu akabyuka iwe agiye gushaka icyabeshaho abana be, mwarangiza mukirirwa mubirukankana. Mugire vuba musezere, tubereke uko bayobora, ndetse tubereke n'ukuntu abene gihugu bajya mu murongo mwiza. Ntabwo abantu ari inka muyobozi inkoni, cyo mucyumve kandi mukimenye. Ntabwo ari inka, ntabwo ari amatungo magufi. Ni abantu bafite ubwenge kandi batekereza. Iri jambo mbabwiye muryumve neza kandi murishyire mu bikorwa, kuko twebwe ikituhagurukije ntabwo ari ukuza kubinginga. Noneho nanabibabwire neza, ntabwo nje kubinginga, ntabwo tuje kubinginga. Ubu turabategeka, ntabwo twaringinze. Tumaze imyaka myinshi twinginga, tumaze amezi menshi twinginga,
murarenganya abantu mu buryo bwose butandukanye, twaringinze. Ntabwo ubu ngubu gahunda yacu ari iyo kwinginga. Mugire vuba mukora ibyo mukora, cyangwa musezere mutubwire muti turananiwe, muduhe umwanya tuze tubereke uko bakora, kandi nimutabikora vuba twebwe dufite uko tuzabigenza. birumvikana guhembera abantu akazi batakoze, baraho birirwa batekinika mu biro, batekinika abaturage ngo batanga serivisi zi kwakira umuntu umaze kwishyura ku irembo, kumuha agapapuro agende kuri serivisi runaka, ugasanga ari aho mu biro gitifu w'akagari, w'umurenge, w'akarere, bari aho batekinika, cyangwa muri minisiteri. Ugasanga umuyobozi w'umudugudu yanze guha umuntu icyangombwa ngo ni uko amushakaho ruswa, amubaza akana kariya. Ibyo bihurirahe? Agomba gutanga serivisi, ibindi kuki atamurebye mbere. Ntabwo imitangire ya serivisi igomba kuba akamashu, gutegeraho umunyarwanda ngo mwime serivisi. Utwo si utumashu. Nimba mwarabugize ubumashu wanga guha umunyarwanda serivisi, ubwo muzabyumva neza igihe amahirwe muzamutakiye afite. Impamvu mutekinika nuko mutiyizeye. Iyo wiyizeye ibyo ukora ubyumva, ibyo ukora ubishoboye, ufite ubushobozi haba mu bwonko, haba mu mbaraga,